Shalom shalom abakunzi ba Elayo TV ndabasuhuje aho muherereye hatandukanye komera y'isi, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari ku mugabane wa Europe, mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana mubane. Murambura ibiganza dusuhuzanye, nukuri pe ndabasuhuje kandi ndabizi munyereka urukundo murarungaragariza hano kuri Elayo TV. Wowe ukihagera bwa mbere kora subscribe tujye tubana, ukibona ibiganiro ujye ubisharinga no kubandi. Uyu munsi mbafite inzozi rero ziri surprise. Abantu baba baraciye mu bikari bakagenda bambaza ibintu bitandukanye, nanjye rero mbarebera ibyo mwagiye mumbaza cyane, noneho ibyo mwagiye mugarukaho cyane nkabibasobanurira. Katubanze leta ya kita bone monster keta twasenga. Wera nyiringabo nyiribihe, wakoze kuturinda, tugushimiye kuri Imana yacu nziza, kuri agakinga urubwugamo bw'umugaru, Imana itagiduteza abantu. Wakoze kubana natwe kuva mu gitondo, imisi yose ujubana natwe, unyemerero bane natwe muri iki kiganiro Kristo bitavuga Imana byose byatwibagiza. Ndacecekesheje mu izina cya Kristo Yesu. Mwuka wera tuyobore muri iki kiganiro wera, shimwa kuri kumwe natwe nyakubaha Imana mutanga bugingo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Kimana yifatanyirije na ushobora kugitandukanya, tuzakunda n'ubuzima bwacu bwose, maze twibanire gushika gupfa. Tugiye gusobanura inzozi zerekeye ku rukundo. Hari abantu barota inzozi zerekeranye n'urukundo. Wenda dusapoze kuri umukobwa ufite imyaka yo kurambagizwa, cyangwa uri umusore ugeze igihe cyo kurambagiza, bigenda gute? Noneho hari igihe usanga umukobwa n'abasore nka 5 bamuterese, cyangwa ugasanga umukobwa yatereswe n'abasore nk'icumi, cyangwa ugasanga n'umusore hari abakobwa batandukanye bari kugenda bamukunda. Wabigenza gute? Ni gute umukristo akwiye kwitwara kuri icyo kintu kugira udatendeka, kugira ngo aho hantu hace Imana iguhitiremo? Yego, hari inzozi rero abo bantu barota, inzozi z'urukundo, inzozi zikwereka umuntu wa nyawe muzabana ubuziraherezo, mukazatandukanya n'urupfu. Hari inzozi abo bantu bagenda barota rero. Izo nzozi ni izihe? hari abantu bakunda kunyandikira ati nagiye kubona mbona nambaye inkweto, ati zanga kunkwira. Uwo ntabwo ari uwawe. Ukabona wenda uwo musore wawe ari aho hafi, ukabona wambaye inkweto zanga kugukwira, ukabona wambaye ishati ntigukwire, uwo ntabwo aba ari uwawe. Ariko iyo uri kwambara inkweto, urukweto ukarwambara ukabona ziragukwiye, aho ni sawa. Imana ibiri kuvuga ati ndavivuye, uwo ni uwawe. Hari igihe wambara ukabona wenda zari kugukwira ni nk'ibice 38, ukabona ibyo bice ni 39, aho menya ko atari uwawe rero. Iyo zigukwiye neza ni wowe wawe. Hari igihe urota bari kukwambika impeta, ukabona umuntu akwambitse impeta, hari uyikwambika ntigukwire, uwitagukwiye menya ko atari uwawe. Hari igihe ubona akavura kari kugwa, mwembi muri kumwe na sheri wawe muri guseka, mushobora kuba mubana, Imana iri gushimangira, ukabona uri kumwambika impeta ibiri gushimangira urukundo mukundana. Rero hari igihe muba mutari mwana bana, ukabona uri kumwambika impeta, ukabona mwakoresheje ubukwe, menya ko uwo ari uwawe. Amen, amen, amen. Niba wambara inkweto nigukwire, menya ko uwo muntu atari uwawe. Ubundi usenge, ubanze wasenga neza. Izo nzozi rero nizo abantu bakunda kurota bageze igihe cyo kurambagizwa cyangwa gukundana. Tugendeye no muri Bibiliya, iyo urebye umugabo witwa Bowazi mu gitabo cya Rusi, mu gitabo cya Rusi usangamo inkuru mu bice 3, umurongo wa 7 n'uwa 8, uburyo Rusi yirwanyeho akagenda akaryama ku birenge bya Bowazi. Hari n'ababona bari gukina, hari ubona wamuryamye ku bibero, ku birenge. Ibyo byose ni ibintu biba bigaragaza umuntu. N'urugero niba uri muri fiancaye, cyangwa wenda n'urugero niba gukunda, hari n'abandi bagukunda ku ruhande, ukabona uwa nyawe Imana iri kumukwereka, ukabona muri gukina, ukabona muragiye mukavura kari kubanyagira mwembi mwishimye. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana umuntu ugukunda bya nyabyo, uzaba umugore wawe, cyangwa ukamurota yarabaye umugore wawe uri kumwambika impeta. Ibyo nabyo bibaho rwose. Izo ni inzozi zivuga abantu bakundanye, zivuga ku bantu bakundanye bya nyabyo. Wenda mu gihe uba uri gushidikanya, uri kuvuga ati wanjye ni uwuhe,
ukundana nk'abasore nka batanu n'urugero, Imana igahita ikwereka rero uwo muzabana, ukabona ari kukwambika impeta, ukabona si urukwigera inkweto ze, ukabona uri kwambara ishati yiri kugukwira, menya ko ari uwawe rero. Niba urota izo nzozi rero ujye umenya ewana ati uyu niwe sheri wanjye. Ni inzozi zikwereka umuntu wanyawe muzakundana. Imana ibaho umugisha rero. Nimero yanjye ni 078 414 998 078 414 998. Uranyandikira nkagusubiza ntacyo bitwaye. Ubonye ibiganiro ujye usharinga no kubandi, menya neza uwo muzabana bitewe n'inzozi urota. Imana ibaho umugisha. Kristo wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, ngaho uhabwa icyubahiro Kristo mutanga bugingo. Ikiganiro urakoze kubanye natwe muri iki kiganiro, imbaraga zawe zituganze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.